ukizera nk'uko Petero yizeraga, nk'uko Paulo yizeraga, nk'uko intumwa zizeraga. Impamvu rero mvuga ko bitandukanye n'iby'aya madini hano hanze nuko aya madini yabatiza mu butatu butagatifu. Nta muntu n'umwe muri Bibiliya yera ubona mu isano rya kane rishya wigeze abatizwa na rimwe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, nawe wabona. Nibwo hazaga ukwezwa kubwirijwe na John Wesley w'Umwongereza, batanga itorero ry'abametodiste, batangira kubwiriza kwezwa, bava ku nzoga, bava ku itabi, bava mu isi, bariyeza. Uwo nawo wari umucyo w'Imana w'icyo gihe. Ntago navuga yuko kubera ko batahanuraga, batavugaga mu rurimi, baterekwaga, ntago twavuga yuko batari abakozi b'Imana, ariko bari bafite sanctification mu gihe cyabo kuko ari ukuri, bari abana b'Imana. Nyuma ejo bundi mu 1906 nibwo Pentecote ije, nibwo abantu ba mbere bavuze mu rurimi ahantu muri Asuza birazwi. Pentecote ya mbere yabaye muri Amerika. Igihe ibyo byabaye, mbere yaho ntago bari bahari bavuga mu rurimi. Igihe Pentecote ije nibwo impano zigarutse mu itorero. Icyo gihe ababigaruye beretswe bagahanura, nabo bari abana b'Imana, babakozi b'Imana mu gihe cyabo, niwo mucyo wari uhari. Ariko natwe n'ubu tubona no bugomba kuza busozereza ubw'abandi bagiye babanziriza. Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze abakunzi bacu badukurikirana ku munsi ku munsi. Imana ishimwe cyane kandi Imana ishyirwe hejuru. Murabibona ko turi kumwe n'umutumirwa, ni umukozi w'Imana, ni umupasiteri. Reka tangira twibwire. Murakoze, nitwa Muvunyi Emile, ndi umukozi w'Imana mu itorero Christ Tabernacle kuri hano Nyamata. Yes, karibu rero kuri channel yacu. Murakoze cyane, Imana ibanisha. Mumeze neza ariko? Turi amahoro. Muri muragenda? Imirimo biragenda neza. Ego. Hanyuma se Tabernacle niyo wakirijwemo? Oya, ni itorero twatangiye nyuma, twakirijwe mu rindi torero. Ego. Hanyuma Christ Tabernacle nicyo twatangiye nyuma. Kugira ngo dukorere Imana. Mwari muvuye mu matora ameze? Twari tuvuye mu itorero twizera kimwe. Ego. Yego. Ariko nyine kubw'umuhamagaro dutangira irindi. Ndavuga aho wabanje kubusengera mbere kuza muri Tabernacle. Urakoze. Mbere ko twizera mba nabanje gusengera mu madini. Yego. Nasengeye muri ADPR. Nyuma rero nibwo twaje kwizera ubutumwa bwacu twizera. Yego. Ubwo butumwa bwanyu se mwizera bwatumye muva wenda nko muri ADPR cyangwa se n'ahandi, n'ubutumwa bumeze bute? Muri misi yacu ya nyuma hari ubutumwa dufite ku isi butandukanye na imyigishirize y'amadini asanzwe. Muri Bibiliya harimo isezerano rivuga yuko mbere y'uko isi irimbuka Imana izatwerereza umuhanuzi Eliya. Ibyo biboneka muri Malaki igice cyaho cya 3 uhereye ku murongo wa 19 kugeza kuri 24, havuga yuko isi izarimbuka, uko izashya nuko bizagenda. Ariko hanyuma ku murongo wa 23 na 24 avuga ati ndore nzawereza umuhanuzi Eliya mbere y'uko isi irimbuka. Rero uwo muhanuzi Bibiliya avuga ngo afite ubutumwa bugarura imitima, kwizera kw'abana, ukwizera kw'abasi. Mbega ni ubutumwa dufite butugarura ku ntumwa, tukizera nk'uko Paulo yizeraga, tukabatiza nk'uko Paulo yabatizaga. Ni ubutumwa butugarura ku ijambo ry'Imana. None se andi madini sije kuva ko atabufite ubwo butumwa? Experience nk'iya mfite muri bo nuko ibyinshi bakora hari biba biri mu ijambo ry'Imana n'ibindi bitari mu ijambo ry'Imana. Rero ubutumwa bwo ibyo ukora byose bigomba kuba ari Bibiliya. Byose nta na kimwe kitari Bibiliya. Ndiryo tandukaniro. Uwo muhanuzi ninde? Ni yitwa William Marion Branham. Ni muntu ki? Muntu ukomoka muri Amerika, muri leta ya Kentucky. Niwe Imana yakoresheje muri igihe cyacu cya nyuma agaragaza imbaraga z'umwuka wera kuri we. Niwe wabwirije agarura ubutumwa, agarura bwa butumwa bw'intumwa burongera buragaruka muri misi yacu ya nyuma. Yego. Kuko nk'urugero rutoya, urabona aya madini hafi ya yose babatiza mu mazi menshi. Yego.
ariko mu izina rya Data wa twese umwana umwuka wera. Ubutumwa bw'umuhanuzi Branham rero butwereka bukoreye ku munsi wa Pentecote ko ababatiza bose babatizwa amazi menshi mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Nagira ngo ni mu izina ry'Imana Data n'Umwana. Oya, ni mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Kugira ngo havuze ngo muzabatize mu izina rya Data na Mwana. Si we yabivuze muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19, Yesu niwe wavuze ati mugende mu ndaro n'abamahanga bose abigishwa. Abazizera muzabatiza, abazatse muzabatiza mu izina ry'umwami b'Imana Data wa twese n'umwana n'umwuka wera. Ni Yesu yabivuze. Ariko aba yabibwiraga zari intumwa. Izo ntumwa arazibwira ati mugende mutegereze muzabona imbaraga umwuka wera nabamanukira. Nibwo muzatangira kujya kubwiriza. Igihe umwuka yaramanutse rero yabaye nk'ubahishurira amagambo Yesu yababwiye. Nibwo baje kumenya ko Data wa twese umwana umwuka wera uvugwa ari umwami Yesu Kristo. Uhereye ku munsi wa Pentecote Petero yabatiza abantu 3,000 ku munsi wa Pentecote abatiza amazi menshi mu izina ry'umwami Yesu Kristo. None iyo umuntu abatije mu izina rya Data na Mwana n'umwuka wera abandi bakabatiza mu izina rya Yesu, ubwo ngubwo baba babatijwe mu buryo butandukanye. Yego, buriya Data n'Umwana n'umwuka wera batandukanye na Yesu. Biratandukanye. Ukuntu bitandukanye birabatumye kubatiza Yesu ajya kubatuma rero tumeze kubatiza mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera. Ntabwo yavuze mu byo kubatiza muri Data cyangwa mu mwana cyangwa umwuka wera. Yavuze mu byo kubatiza mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera. Rero Data ntabwo ari izina. Data ni ikitiriro cy'uko wabyaye. Ntabwo nakubaza ngo so yitwa nde, ngo mbaze ngo so yitwa nde, nkubwire ngo yitwa Data. Hari izina Data agomba kuba afite. Data ni tayito y'ububyeyi. Umwana nayo ni ikitiriro cy'uko wavutse, ariko umwana agira izina. N'uwavutse n'uwo munsi basigaye banabisaba ku bitaro, umwana avuka uwo munsi bakamwita izina, kuko umwana si izina. Ni ikitiriro rusange cy'uko wabyawe. N'umwuka wera ni nko kuvuga umuntu, ni personalite, ariko bifite izina. Rero Yesu yaravuze ati njya kubatiza mu izina rya Data wa twese umwana umwuka wera. Nuvuga ngo Data wa twese umwana umwuka bifite izina, niryo bagombaga kumenya bakabatizamo. Rero izina rya Data wa twese umwana umwuka wera ni umwami Yesu Kristo. Rero aho bitandukaniye, iyo ubatijwe mu izina rya Data wa twese umwana umwuka wera nta zina ubatijwemo, kuko Data ntabwo ari izina, umwana si izina, umwuka wera si izina. Kandi Yesu yaravuze byo kubatiza mu izina ryabyo. Rero ubwo yubatijwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo, nibwo nyakuri ubatijwe mu izina rya Data wa twese n'umwana umwuka wera. Wenda kwanga usubiza ijambo, urabona Yohana nako Yesaya ajya guhanura 9:5 yaravuze ngo umwana yatuvukiye, duha umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho. Uwari uvutse yari umwana, yari umujyanama ari we mwuka wera, yari Data wa twese uhoraho. Nuvuga ngo uriwe wari uvutse yari Data wa twese, yari umujyanama, kandi yari n'umwana. Urumva rero ko Yesu ajya kubwira ati ugiye kubatse mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera, we yababwiraga n'umwami Yesu Kristo. Izina rya udonke Data ni tayito, umwana ni tayito, umwuka wera ni tayito, ariko izina ryabyo ni umwami Yesu Kristo. None bishatse kuvuga ngo abo Yohana yabatije bose ntago babatijwe, kubera ko ntiyababatije muri izina rya Yesu. Yohana rero we uko byagenze, nta nubwo yanabatije mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera. Nta zina Yohana yabatizagamo. Yohana we yazanye ubutumwa butuma abantu bihana bakizera umwami Yesu Kristo waruje. Ikimenyetso ko wabaga wizeye rero kwari ukubatizwa kwibizwa mu mazi. Yohana rero yibizaga abantu mu mazi ntacyo avuze. Kandi igice cya 19 cy'ibyakozwe n'intumwa, abo Yohana yabatije barongeye kandi barabatizwa. Igice cya 19 cy'ibyakozwe n'intumwa, hari itorero Yohana yabatije ryose riyobowe n'umwigisha Apollo. Singira ngo babatijwe mu mwuka wera, nta mazi bavuzemo. Oya, ni amazi. Muzahasome haravuga ngo abigishwa ba Apollo buzura umwuka wera. Ngo muri Efeso hariho umwigisha twa Apollo arimo arigisha. Paulo anyura muri Efeso asanga yabigishwa bamwe, arababaza ngo mwabonye umwuka wera mutangiye kwizera? Ngo ntago tuwuzi. Ahita abaza ngo mwabatije umubatizo ki? Ko Yesu amenye ikibazo aho kiri. Bati umubatizo wa Yohana. Bati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ari we Yesu.
babyumvise batyo basubira mu mazi babatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo. ariko ntabwo bavuga amazi bavuga ngo babatizwa mu izina rya Yesu. Babatizwa mu izina rya Yesu, bamaze kubatizwa buzura umwuka wera. ariko nta mazi bagize bavuga. Urumva, ndagira ngo banze wumve ko hari imibatizo ibiri gusa Bibiliya ivuga. Hari umubatizo w'amazi menshi, hakaba n'umubatizo w'umwuka wera. Kuko Yesu yaravuze ngo ni ukuri utabyawe n'amazi n'umwuka ntazira ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo imibatizo ni ibiri, hari kubatizwa n'amazi hakaba no kubatizwa mu mwuka. Rero ababajije ngo mbe mwabonye umwuka wera mukimara kwizera, baravuga bati ntabwo twari twamenye yuko umwuka wera yaje. Noneho ushatse kuvuga ngo nawe warongera urabatizwa? Yego, niko ijambo rivuga. Wabatijwe kabiri? Ntabwo ubwo ari kabiri, bwa mbere ntabwo kwari ukubatizwa. Ntabwo wari umubatizo uri biblike. Niyo mpamvu igihe umaze kumenyera umubatizo wo kuri uri biblike urongera kandi ukabatizwa nk'uko intumwa za Apolo zabikoze. Bari barabatizwe na Yohana, ariko bamaze kumenya ko umubatizo atari mu izina ry'umwami Yesu Kristo, basubira mu mazi babatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ubu nawe warabatijwemo? Cyane rwose. N'abantu bose ubwirije bose niyo mbwirije umuntu atarabatijwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo, musubiza mu mazi akabatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Nibwo uba wabyumvishije neza ubyemeye? Ni ko ijambo ry'Imana rivuga. Mbega intumwa, banza utega amatwi. Byakozwe mu gice cya 2 umurongo wa 37. Abantu ba mbere Petero yabatije mu mazi menshi mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Abo bari 3,000. Aba kabiri tubona babatijwe n'Abasamariya, Filipo yababatije. Mu gice cya 8 cy'ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 14 kugeza kuri 16. Abo Basamariya bari barizeye babatizwa mu mazi menshi mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Kwa Korneliyo yahoze asenga akuri umutwe w'abasirikare, niwe wari n'umunyamahanga. Hanyuma umwami Yesu aramubonekera, aramubwira ngo nagenda atumeho Yopo witwa Simoni yahembwe Petero amubwira ibyo akwiye gukora. Petero akihagera aramubwiriza. Korneliyo yuzura umwuka wera nabo mu rugo rwe. Petero avuga ngo aba bahawe umwuka wera nkatwe, ninde ubasha kwima amazi ngo batabatizwa? Ategeka ko babatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Abo ni byakozwe mu gice cya 10 uhereye ku murongo wa 44 kugeza kuri 48. Aho na gatatu. Aha kane rero naho ngaho Paulo asanze Apolo afite abigishwa Yohana yabatije mu mazi menshi, ariko batarabatizwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Abasubiza mu mazi arabatse mu izina rya Yesu Kristo. Impamvu uvuga ko uvuga ngo ntago havugwamo amazi, haravugwa yarababajije ngo mugomba gusoma kumva ikivugwamo. Yarababajije aravuga ati mwabonye umwuka wera mutangiye kwizera? Baba ntago twumva yuko umwuka wera yaje. Arabaza ngo mwabatijwe mu batizo ki? Bita byumva yuko ari w'amazi yababazaga. Baravuga ati umubatizo wa Yohana, kugira ngo bumve ko bari bumvise icyo babajije. Bahise bamusubiza ko ari umubatizo wa Yohana kandi wari uw'amazi. Arangije abakosora ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, ababwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ari we Yesu. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo, bakosora umubatizo. Nyuma abarambitseho ubuganza buzura umwuka wera. Mbega umubatizo w'umwuka wera waje nyuma yuko batizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Kurumva ibyo bintu ari bishya pastor? Ni bishya cyane kuko n'ubutumwa dufite ni bushya. Ni ubutumwa bugarura abantu mu ijambo ry'Imana, bugarura abantu ku kuntumwa n'abahanuzi. Bibiliya iravuga mu gice cya Matayo cya 24 murongo wa 15 ndagira ngo cyangwa 14 avuga ngo ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzabwirizwa amahanga yose imperuka ibone kuza. Hari ubutumwa rero nk'uko nabisomye twatangiye kare muri Maraki ko tugomba kubakira umuhanuzi akatugarura ubutumwa bwa ba data, akagarura kwizera kw'abana no kwizera kwa base. Abana rero ni twebwe bizera muri imisi yacu ya nyuma, ariko ba data ni intumwa ndetse n'abahanuzi. Tugomba kwakira umuntu wahanuze muri imisi yacu ya nyuma, ugomba kugorora kwa kwizera kw'intumwa, ukizera nk'uko Petero yizeraga, nk'uko Paulo yizeraga, nk'uko intumwa zizeraga. Impamvu rero mvuga ko bitandukanye n'ibya madini hano hanze, nuko aya madini yabatiza mu butatu butagatifu. Nta muntu n'umwe muri Bibiliya yera ubona mu isano rya kane rishya wigeze abatizwa na rimwe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, ntawe wabona. Ababatijwe bose batizwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo, kandi ntago banyuranyije n'ibyo Yesu yavuze. Isabwa byo kubatiza mu izina, ariko Yesu ajya avuga ngo data. Yego, yabivuze inshuro nyinshi. Karababwira ati umbonye abonye data. Yego, data yaramuvuze inshuro nyinshi cyane. Data rero uvugwa Yesu yavugaga, hari ahantu benshi bagiye bamubaza
nawe ubwe kandi yarasengaga, ariko tugomba kubanza kumenya uwo se wa Yesu ninde, kugira ngo umenye se w'umuntu nuko umenya uwamubyaye. Tumaze turebe uko Yesu yatwiswe. Yatwiswe n'umwari witwa Mariya. Mariya ari kujya kuvoma, yahuye na marayika mu nzira, aramubwira ngo urahiriwe Mariya, kuko uzabyara umwana kandi ukamwita Yesu. Avuga ati ko ndi umwari ntarahura n'umugabo, nzamubyara nte? Aramubwira ngo umwuka wera azakuzaho, niyo mpamvu uzavuka zitwera wisumba byose. Ubwo biroroshye kwita wumva yuko se wa Yesu ari umwuka wera. Fiancé we Yosefu abonye yuko Mariya atwite, ashaka kumubenga rwihishwa. Marayika Gabriel asanga Yosefu mu nzozi, amubwira ati Mariya nako Yosefu, witinya kurongora umugore wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari y'umwuka wera. Mariya yatwise imbuto y'umwuka wera. Birumvikana neza ko se wa Yesu ari umwuka wera. Niwe wamuteye inda, niwe mbega waremye iyo mbuto, ko ntabwo umwuka wera ari butera inda nk'uko twebwe dutera inda nk'abantu uko babigenza. We imbuto yari afite ni umwuka wera wayiremye ayishyira muri we. Ni ukuvuga ise wa Yesu ni umwuka wera. none ko tuvuga data kandi nicyo nashaka kukwereka rero. Ni ukuvuga ngo Imana data n'umwuka wera ni ikintu kimwe. Niyo mpamvu Yesu yavuze mu Basamariya, aravuga ngo igihe kirageze ko basenga data wa twese by'ukuri bamusengera mu mwuka no mu kuri. Bati Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisengere mu mwuka no mu kuri. Nuvuga ngo umwuka wera uvuga uwo ni Imana. Ntabwo Imana n'umwuka wera ari ibintu bibiri bitandukanye. Imana ubwayo ni umwuka. Niba Imana ari umwuka rero si umwuka wa gaze, ni umwuka wera. Niwo rero se wa Yesu kuko yaje ku nda ya Mariya aremya muri we imbuto ye. Niyo mpamvu igihe yasengaga umwuka wera umurimo. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira yuko igihe Yesu Kristo yari amaze kugenda asize intumwa, yazisigiza byo kwakira umwuka wera. Ariko umwuka wera bakiriye si ikindi, bari bakiriye Imana data. Nuko birivuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite na se. Yego. Mbega Imana ni umwuka. Ariko igihe yigize umuntu nibwo yari iretse kuba data iba umwana, kuko yigize ikiremwa. Ariko igihe irangije kuva muri ya shusho y'umuntu isubira mu ishusho yahoranye y'umwuka, yinjiye mu itorero yari imaze gucungura. Igihe yinjiye muri iryo torero yari imaze gucungura, ihinduka umwuka wera. Mbega data ni umurimo Imana yakoze, umwana ni umurimo Imana yakoze, umwuka wera ni umurimo Imana yakoze. Ni Imana imwe rukumbi, ariko yakoze imirimo itatu. Ikora nka data, ikora nk'umwana, ikora nk'umwuka wera. Yakoze nka data ari Imana hejuru yacu, itarabona umwanya muri twebwe. Ni dispensation ya paternité. Icyo gihe yakoraga ari nka data, iyo barabisari mu nkingi y'igicu, mu nkingi y'umuriro. Hanyuma ya Mana yambara umubiri muri Yesu Kristo, iza guturana natwe kwe ngo ni kwiducungura. Igihe yambaye umubiri gahinduka umuntu nkanjye nawe, ize kuganira natwe, ntabwo yari kiri data, yahoze ikora nk'umwana. Wow. Igihe umurimo w'ubucunguzi urangiye, yagombaga noneho kujya mu itorero yacunguye, iva mu ishusho y'umuntu isubira mu ishusho y'umwuka. Paulo yahuye nayo ari nkingi y'igicu, avuga ati ko nzi ko nkingi y'igicu ari data wa twese, wowe duhuye n'indi ati ninjye Yesu urenganya. Uwo mwuka yasubiyemo niwo winjiye mu itorero ku munsi wa Pentekote. Yinjiye mu itorero ahinduka umwuka wera. Ariko ni Imana imwe yakoze ari data, ikora ari umwana, ikora ari umwuka wera. None se pasi ko mbona hari abantu babatizwa muri ayo mazina yose nkabona buzuye umwuka wera, ntabwo aba ari bo bimeze bite? Ntabwo wenda abaza kutwumva batwumve neza, ariko ntabwo ari uriya ari wo mwuka wera Bibiliya ivuga. Bibiliya igaragaza ko hari umwuka wera n'impano z'umwuka wera, ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari umwuka wera ubwawo, hakaba n'impano z'umwuka wera.
rero abantu bamenyere kuvuga ko umuntu yuzuye umwuka wera kubera ko yavuze mu rurimi, kubera ko yahanuye. mva nyine siko bimeze se no mu gihe cya ziriya ntumwa byakozwe no muri 19 babatizwe mu izina rya Yesu bahita buzura umwuka wera bavuga izindi ndimi. Ni Samariya nuko n'igihe cy'intumwa nuko. Mu bigaragara yuko umuntu yuzuye umwuka wera the manifestation nabonye muri Bibiliya ni indimi. Ahubwo se umuntu yavuga gute ko yuzuye umwuka wera nta ndimi avuga? Byo ko biri muri Bibiliya. Indimi usaba ngo usome ibyanditswe byera. Iyo ugiye mu Bakorinto ba mbere hakagwara mu gice cya 13 ndagira ngo bakwereka impano z'umwuka wera. Bakakubwira ngo hari impano y'ubwenge, hari impano y'ubuhanuzi, hari impano yo kwerekwa, hari impano yo kuvuga indimi no kuzisobanura, hakaba n'impano yo kuzisobanura, hakaba n'impano yo kuri ibitangaza. Ibyo bintu urabyumva ni impano zikomeje zigira mu impano 9. Rero kuvuga mu rurimi ni imwe mu mpano y'umwuka wera, ariko si umwuka wera. Sinzi n'icyo kintu cyumvikanye neza. None se wavuga impano, wakoresha impano z'umwuka wera umudafite umwuka wera? Yego. How? Nicyo kitagira ngo cyumvikane. How? Nose nuziko Bibiliya ivuga ngo kiriya gihe benshi bazansanga bavuga bati twarahanuye mu izina ryawe, twavuze indimi mu izina ryawe, twakoze ibitangaza mu izina ryawe. Mbere ko mbabwire ni mumva imbere sinigeze kubamenya, kandi nyamara barakoze ibyo bitangaza. None se reba urugero rutoya, urebye muri Luka gice cya 17 tuhabona Yesu atuma intumwa 70 kujya kubwiriza. Izo ntumwa zigaruka zishimye ziti mwami n'abadayimoni baratwumvira mu izina ryawe, twakoze ibitangaza mu izina ryawe. Kandi ibyo ngibyo bibabwiye Yesu ataraducungura na Pentecote itarabaho ngo itorero ryuzure umwuka wera. Ibyo byabaye mbere. Arangira avuga ati mwe kwishimira ko abadayimoni babumvira, mwe kwishimira ko mwakoze ibitangaza, ahubwo mwishimire ko mwabonye amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Aho harumvikanisha neza yuko impano z'umwuka wera umuntu azigira atarabona umwuka wera. Muri abo bantu, muri izo ntumwa 70 zarimo zivuga ibitangaza, kuri ibitangaza zivugana n'umwuka, zihanura zivuga no mu ndimi, zikaza zishimye zibibwira Yesu. Harimo na Yuda. Uriya nyakubahwa rwose ataranya nawe yavuze mu ndimi, nawe yarahanuye, nawe yakoze ibitangaza. Hari imbere yuko Pentecote ibaho, hari imbere ko umwuka wera atangwa ngo intorero zibone. Ariko deja batangira guhanura, deja batangira kwigana abadayimoni, deja batangira gukora ibitangaza. Niyo mpamvu Yesu ababwiye ati attention bye kubashuka, kuko na Satani ibyo arabikoresha. Ni mu bigenderaho muzashukika. Yego. None rero birashoboka cyane ko wagira impano z'umwuka wera nta mwuka wera ufite. None rero urambajije uti se ko mbona abantu babatwe muri ayo mazina kandi bakuzura umwuka wera, mpita numva umwuka wera uri kumbwira uwo ari we. Umwuka wera ni none se pastor, umuntu yakizera ko yafite umwuka wera atabonye manifestation nk'iyi ntumwa? Yego. Yesu tugendere mu byanditswe nibwo tubyumva neza. Muri Yohana gice cya 16 Yesu yavuze ibizaranga abafite umwuka wera. Yaravuze ngo ndagiye kugira ngo mbohereze ibyo data yasezeranije. Yarabyohereje kandi wabonye amaze kubyeza ko byagenze. Rero kwanza wumve. Yaravuze ngo uwo mwuka w'ukuri naza, uwo mwuka wera naza, ikintu cyambere azakora azabayobora mu kuri kose. Ese bavuze umwuka wera cyangwa bavuze umwuka w'ukuri? Ni umwuka wera nawo umwuka w'ukuri. Bishobora kubyita wenda umwuka wera, umwuka w'ukuri, ariko nicyo kimwe. Yego. No kuvuga ngo uwo mwuka naza, icyambere yavuze ngo azabayobora mu kuri kose, azenda ku byanjye abibasobanurire. Ibyo kubyumva, azenda ku byanjye abibasobanurire kandi azababwira ibyenda kubaho. Nta hantu hamwe na hamwe birivuga ngo umwuka wera naza muzavuga mu rurimi rushya. Nta hantu hamwe avuga ngo umwuka wera naza muzerekwa muhanure cyangwa mugire mute. Ahubwo yaravuze ngo uwo mwuka naza azabayobora mu kuri kose kandi azenda ku byanjye, bwe n'ijambo ry'Imana, abibasobanurire, yongera ababwira ibyenda kubaho. Ngibyo ibintu bitatu Yesu yavuze. Nta kuvuga mu rurimi kurimo rero, nta no guhanura kurimo. None se ko Baramu yahanuye, nanjye kankubaza, Baramu mu ijoro rya kera ko yahanuye yari umuhanuzi w'ukuri w'Imana?
ntuzi ko yahanuye Baraki ajya kumubwira ngo naza kumuvumira Abisirayeli? ariko yakora yari afite umwuka w'Imana byaranze avuga iby'Imana amubwiye. Yego, nyuma byagenze bite serezo rya Balamu ryabaye irihe? ahubwo ntabwo nongeye kurimenya. Yego, ntabwo ryanditse muri Bibiliya. yego, na Bibiliya tubwira kwirinda inyigisho ya Balamu, kubera yuko Balamu yagize iherezo ribi, yaguye kuri Ayi igihe Yosuwa yajyaga gutera bundi bushya yarahaguye, kuko yari umukozi w'Imana ariko ukorera inda, ushaka ibihembo n'ibiguzi n'icyubahiro kuruta gushaka ubushake bw'Imana, kuko Imana yaramubwiye ngo ntujye kubavuma kuko n'ubwoko bwanjye. Baraki yongereye ibihembo n'ibyo agomba kumusezeranya byinshi, asubira kandi kujya kubaza Imana kugira ngo arebe ko Imana yamwemerera kumuha uburenganzira bubona ibyo biguzi. nibyo Imana yamubwiye ati ngaho genda, ariko nko kubona yuko nyine yarangije gushukwa byarangiye, bituma marayika amutangira mu nzira hafi kumwica. nibwo yamubwiye ati ibyo nshyira bakaba bari ibyo uvuga, ariko byagaragazaga yuko arangamiye ibiguzi n'ibihendo kuruta ubushake bw'Imana. Ariko yarahanuye, ariko nyamara ntabwo yari umukozi w'Imana nyawe ufite umutima ukiranuka. Byarangiye yoshya Baraki ngo azatumira Abisirayeli bagushe mu mutego. Niko byagenze, Abisirayeli 40,000 baguye mu butayu kubera inyigisho ya Balamu, kandi nyamara yari umuhanuzi. Reka ngo undi wa kabiri, urabona ntuza uriya wabambye Yesu, Kayafa. Kayafa mu nama y'abakuru b'itorero bari kwiga ukuntu bagomba kubamba Yesu, yarahanuye aravuga ngo birakwiye yuko, kuko niwe wari umutambyi mukuru icyo gihe, arahanura aravuga ngo birakwiye yuko umwe apfa kugira ngo abandi bakire. Biravuga ngo ahanura atabizi. Uribaza umuntu wari uriho agambanira umwami Yesu Kristo, ariko arahanura. Reba ziriya ntumwa 70 zahanuye zerekwa mbere ko Pentecote ibaho, mbere ko bakira umwuka, na Yuda yari abarimo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati mubyitondere ibyo bintu. None se pastor, ni ukuvuga ngo iyo ubatizwa mu izina rya Yesu deje uhita uhabwa umwuka wera? Oya, kubatizwa mu mazi menshi mu izina ry'umwami Yesu Kristo ni ikimenyetso ko wizeye ijambo ry'Imana, kandi ko warangije kumva neza ko umwami Yesu Kristo ari we mwami n'umukiza, ari we Mana, ari we gakiza. Ko Trinite ntabwo twe tuyizera, twizera Imana imwe rukumbi, yakoze ari data, ikora ari umwana, ikora ari umwuka wera. Ariko iyo Mana izina ryayo ni umwami Yesu Kristo. Iyo ubatizwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo rero uba uvuye muri confusion yo kwitiranya Imana nyinshi, kuko ubajije abo bantu basenga ubutatu butagatifu babaza ngo mbe Imana basenga ni iyi, musenga data, musenga umwana, musenga umwuka wera, sinibaza ko bagusubiza. Ni confusion. Ariko hariho Imana imwe, iteko rya mbere rya Bibiliya rivuga ngo ndi Uwiteka Imana yawe ukuye mu gihugu cya Egiputa, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Imana dusenga ni Imana imwe rukumbi, itabyarwa. Iyo Mana rero izina ryayo ryarahishutse, ni umwami wacu Yesu Kristo. Iyo ubatizwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo rero ni ikimenyetso cy'uko wavuye muri confusion y'Imana nyinshi n'ibigirwamana, wasobanukiwe Imana nzimusenga. Nyuma rero birashoboka ko umwuka wera ako kanya ahita wakira cyangwa se ukaza nyuma. Si itegeko yuko ukibatizwa ugomba, kuko harimo n'ababatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo bakarimbuka kuko batigeze bahishurirwa ubwiru bw'uwo mubatizo. Ariko abakiriye ubwiru bw'uwo maze bakizera, birashoboka ko bakirika umwuka wera ako kanya cyangwa se akazaza nyuma. Ariko se umuntu wese wamaze kumenya ukuri ntabwo aba afite umwuka wera? Uko ngo zabashyira mu kuri kose. Yego, ubundi ikimenyetso cya mbere cy'umwuka wera ahubwo nicyo ngicyo, ntabwo ari impano cyangwa iki. Ikimenyetso cya mbere cy'umwuka wera ni uko umenya ukuri kose. Ukuri kose, kuko yavuze ngo azabashyira mu kuri kose, azenda ku byanjye abibasobanurira. Donc umwuka wera c'est un enseignant, niwe mwigisha w'ijambo ry'Imana, ariko yigishiriza mu bakozi bayo bamwuzuye. None agakoresha uwo mubiri w'umukozi w'Imana akigisha. Rero ikikubwira umuntu ufite umwuka wera uzamubwira no kuba mukuri, kubera bavuga ngo muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Rero ikizakubwira umuntu ufite umwuka wera uzamusangana ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi ukuri ni Yesu Kristo. Tugaruka kuri kiriya kibazo cya mbere kuri Branham.
kubera icyo umufata nk'umuhanuzi w'ukuri. Wambwiye yuko byubakiye ku ijambo ry'Imana, yego. N'abandi noneho kubera iki umwigisha nk'aho afite igitabo muri Bibiliya? Kubera iki umufata nk'umuntu ufite wemera Bibiliya? Kubera iki umugira chapitre cyangwa se umugira nk'igitabo muri Bibiliya? Wenda byumvikane neza, ntabwo mugira nk'igitabo muri Bibiliya, ahubwo mugaragaza ko ari muri Bibiliya. Ahubwo abaherere muri Bibiliya. Yego, urabona muri Bibiliya harimo isezerano rivuga yuko mbere yuko isi irimbuka Imana izatwoherereza umuhanuzi Eliya. Ubwo ni we Branham? Yego, ni we Branham avugwaga. Mwabwiwe n'iki ko ari we? Kuko isi ntagira yego no kuzaza undi nta wamenya. Icyatubwiye ko ari we rero, yego, nuko niwe wasohoje ibyo Eliya yagombaga gukora. Uwo wundi yaje nta kindi yabaje gukora, kuko icyo Eliya yagombaga gukora uwo tusezerejwe iminsi ya nyuma Branham yaragikoze. Ni biki Eliya ari gukora Branham yakoze? Yego, Eliya yagomba kugarura imitima y'abana kuyabase. Ni ukuvuga ngo kugarura kwa kwizera kw'intumwa kukongera kukagaruka muri iminsi yacu ya nyuma. Abizera bo muri iminsi yacu ya nyuma nibo Bibiliya yise abana, abo Bibiliya Yesu yise abakozi ba saa 11, bagasubira kandi kugira kwizera kwa base ari bo ntumwa. Icyo kintu igaragaza ko Yesu Kristo ari we Mana. Data, Umwana, Umwuka Wera ni imirimo itandukanye, ariko Yesu ni Imana. Ni wewe nyira afite iyo nyigisho, ni wewe mbega ntiyemera ubutatu butagatifu, ni wewe wenyine nkuko Bibiliya itabwemera. Ntabwo ijambo ubutatu butagatifu iba muri Bibiliya yera. Oya, habamo Data, Umwana, Umwuka nkuko Yesu yabivuze. Mwabyumvise. Ariko iyo ukomeje Bibiliya ukageza kubira, hari bamubajije bati tweke Data twese barabihagije. Arababwira ati igihe tubaranya gitya nturamenya. Ariko byashoboka yuko wenda hari ababihishuriwe babikuye ku Mana nabyo. Ababihishuriwe ko ubutatu ari Data n'Umwana n'Umwuka Wera ari ubutatu butagatifu. Icyo gihe rero ubw'Imana yaba yivuguruje, kuko biravuga ngo itorero ry'Imana ryubakiye ku ntumwa n'abahanuzi. Bivuga ngo iby'abahanuzi bigishije n'ibyo intumwa zigishije niko kwizera kw'abakristo. Kwizera kwa Gikristo kubakiye ku by'intumwa zagishije ndetse n'abahanuzi. Iyo uzanye ikintu rero nta muhanuzi muri Bibiliya ukivuga, nta n'intumwa yakivuze, ubu bizanye icyo bita dogme credo, imihango yawe n'imyumvire yawe mu ijambo ry'Imana. None kankubaza, wambwiye ko ufite itorero uyobora, ko Petero, ko Yesu yubatse itorero kuri Petero, kuki wubakiye ku ihishurwa rya Branham? Ntabwo Yesu yubatse itorero kuri Petero. Siko yavuze ra? Oya, yavuze ngo iki? Ni muri Matayo igice cya 13 umurongo wa 13. Yavuze kuri wowe. Oya, wimvugiramo icyo yavuze, reka nkiko Bibiliya ivuga. Yaravuze ngo hano hanze abantu bagira ngo ndinde. Arababwira ngo bamwe bagira ngo uri hano mubatiza, abandi uri Eliya, abandi umwe mu bahanuzi. Mwebwe se mugira ngo ndinde? Ababwira ngo uri Kristo. Niko Simoni yamubwiye turi Kristo, Umwana w'Imana isumba byose. Avuga ngo urahirwa Simoni wa Yona, si inyama n'amaraso bikumpishuriye. Wabyumvise? Si inyama n'amaraso bikumpishuriye. Nange ndakubwira ngo uri Petero, kuri iryo buye niho nubatse itorero ryanjye, n'amarembo y'ikuzimu ntazaryugurura. So byumva se ko Petero nyine ari we buye? Oya, kuri iryo Petero bisobanura iki se? Oya, nuvuga ngo Imana ihishurirwa Petero yaragize niryo ryitwa ibuye. Si inyama n'amaraso bikumpishuriye. Icyo kintu kucyumva. Iryo hishurirwa Petero yagize niryo Bibiliya yisibuye. Kuri iryo hishurirwa niho nubatse itorero ryanjye, n'amarembo y'ikuzimu ntazaryugurura. None se kuki utaryubatse kwishurwa rya Petero karyubaka kurya Branham? Oya, icyo Branham yakoze yagaruye rya hishurirwa rya Petero abantu dini yari yarataye. None se kutatwereka iryo hishurirwa rya Petero kakwereka rya Branham? Oya da, ndi kukwereka ko ihishurirwa dufite, tubwiriza rwo butumwa dufite n'ubw'intumwa. Ariko subwa Branham n'ubw'intumwa, ahubwo Branham niwe wabugaruye muri iki gisekuru cyacu cya nyuma, kuko bwari bwaratakaye kuva intumwa zarengana. Uko byumva intumwa ziko zanyuze mu karengane zigapfa, na Petero uvugwa baramwishe.
ibyo uri kubyumva. Amadini yaje gushibuka, ashibukana ubutatu butagatifu. Bibiliya intumwa zitigeze ziyigisha, zigeze zibatiza zityo. Ariko mu minsi ya nyuma hagomba kuza Eliya, ari ugomba kugarura kwa kwizera kw'intumwa kwatakaye. Rero uwakugaruye ni Branham. Niyo mpamvu tumuvuga cyane, ni uko ari we wagaruye, niwe ntumwa y'Imana yagaruye ubwo butumwa bw'intumwa bwa Petero. Njyewe nkanjye ujya usura abatabenako, Branham nkurikiye amateka ye. Yitwa Branham, ntabwo ari Branham. Branham Yego. ni umuntu waranzwe n'ijambo ndetse n'ibitangaza. Yego. Ariko mwebwe muri muri teaching cyane. Yego. Izo mpano ntazo tubona. Yego. Byaba biterwa n'iki? Impano zirahari, ahubwo twebwe si icyo twimirije imbere, siyo doctrine yacu. Mu bizera b'ubutumwa bwa Branham harimo aberekwa, harimo abahanura, harimo abavuga indimi, harimo abafite impano z'ubwenge no kubwiriza uvuga n'impano, byose harimo impano z'Imana. Ariko si cyo twimirije imbere, siyo nyigisho yacu. Icyo kintu uracyumva. Ni ukuvuga kandi dusengera abarwayi bagakira, iyo bintu urabyumva. Ariko ntabwo ari cyo doctrine. Impamvu twigisha cyane, tuba tugira ngo abantu bumve ukuri, kuko agakiza ni ukuri. Buriya nashengera umurwayi agakira, ariko ntabona agakiza, akazongera akarwara agapfa. Nk'ukuntu Lazaro byagenze. Yego. Wazura umuntu wapfuye akazuka. We yarazutse ariko yarongera agapfa. Rero ntabwo akobwa kariko gakiza dukwiye kuzana imbere. Urumva harimo abantu bavuga ati tukora ibitangaza, tuvuga ibintu, tukora ibi, abantu bagahurura. Ariko si ukishije ijisho ryawe ryapfuye rikongera rikabona, uruzi niyo barize kuba ari ijisho ry'umutima. Yego ni byiza, ntabwo tuvuze ko ari bibi, niba ufite iyo mpano ni byiza. Ariko uwo kubikoreye ntumuhaye ubugingo buhoraho, umuvuriye ijisho ry'umubiri rizongera guhumywa n'imyaka. Kandi yaje ngo zibone ubugingo. Kandi yaje ngo atuzanire duhereze ubugingo. Rero twebwe impamvu twita ku kwigisha cyane, tuba tugira ngo umuntu ashobore guhishurirwa ukuri abone ubugingo. Ibitangaza n'impano ni byiza, ariko umuntu arabigira akanabigirirwa ntibimubuze kurimbuka. Ariko se pastor, ubundi ibitangaza bitazana agakiza biba biturutse kuri data cyangwa kuri Yesu cyangwa? Urumva muri Bibiliya haravuga ngo muri Matayo 24:24 hazaba abita Kristo mu minsi ya nyuma, bazakora ibitangaza ku buryo bazayobya n'intore niba bishoboka. Ni kuvuga ngo hari abiyita Kristo batari Kristo, hari abasigwa babi batatumwe n'Imana, nabo bakora ibitangaza, nabo berekwa bagahanura, nabo bavuga mu rurimi, nabo bakora ibitangaza. Ntibibujijwe yuko n'abera bagomba kubikora, ariko ibyo ngibyo bigize ikintu cyo kugenzura ngo uvuge ngo ni aho nzasanga bakora ibitangaza nabo bazaba hari ukuri, ubuyobye, kubera yuko n'abayita Kristo bazaza kandi nabyo babikora. Pastor, tugana ku musozo. Yego. Ubu nta bandi bakora umurimo nk'uw'intumwa cyangwa se umurimo nk'uwa Kristo atari mwebwe cyangwa se atari doctrine yanyu? Ibintu byumvikane neza. Umucyo w'ubutumwa bw'Imana wagiye ukura uhereye hasi ugenda uzamuka. Tuzi neza yuko nyuma y'itorero ry'intumwa habayeho itorero gatolika ryabayeho muri 325 inikeya ribaho. Iryo torero ribayeho gatolika harimo abandi bera bagendera ku mahame y'ijambo ry'Imana batemengije naryo, baranyuranya ndetse hedukanamo n'akarengane barabica. Ibyo ni amateka. Nyuma y'imyaka hafi kinyagihumbi mu 1517 nibwo Luther yatangije ubugorozi, agaragaje ukuri gatolika idashyira mu bikorwa. Ibyo urabyumva, azana umubatizo w'amazi menshi, abwiriza ko abizera bazabishwaho, abakiranutsi bazabishwaho no kwizera. Ariko Luther ntabwo yazanye ubutumwa bwose. Ntabwo navuga rero ko Luther atari umukozi w'Imana, nubwo yari afite ibyazi n'ibyo atazi. Icyo kintu nacyumva. Yabwirije gusa ibyo, ariko amateka avuga ko Luther yanywaga itabi. Ariko mu gihe cye uwo wari umucyo w'ukuri uriho. Yari umukozi w'Imana mu gihe cye, n'abamwakiriye ni intore z'Imana. Ariko nyuma umucyo warakuze, nibwo hazaga ukwezwa kubwirijwe na John Wesley w'Umwongereza. Batangira itorero ry'Abametodiste, batangira kubwiriza kwezwa, bava ku nzoga, bava ku itabi, bava mu isi, bariyeza. Uwo nawo wari umucyo w'Imana w'icyo gihe. Ntabwo navuga yuko kubera ko batahanuraga, batavugaga mu rurimi, baterekwaga,
ntabwo twavuga yuko batari abakozi b'Imana, ariko bari bafite sanctification mu gihe cyabo kuko ari ukuri, bari abana b'Imana. Nyuma ejo bundi mu 1906 nibwo Pentecote ije, nibwo abantu ba mbere bavuze mu rurimi ahantu muri Asuza birazwi. Pentecote ya mbere yabaye muri Amerika. Igihe ibyo byabaye, mbere yaho ntago bari bahari bavuga mu rurimi. Igihe Pentecote ije nibwo impano zigarutse mu itorero. Icyo gihe ababigaruye beretswe bagahanura, nabo bari abana b'Imana, babakozi b'Imana mu gihe cyabo, niwo mucyo wari uhari. Ariko natwe n'ubu tubona no bugomba kuza busozereza ubw'abandi bagiye babanziriza, aribwo butumwa bw'umuhanuzi Branham. Noneho buvuga buti nyuma yo kwezwa mu mazi menshi, nyuma yo kwezwa, nyuma y'impano z'umwuka wera, hari n'ijambo ry'Imana mukwiye gushyira mu bikorwa. Ni ukuvuga rero ngo ntago dusenya ibyabanje, oya, nabyo byari bifite ukuri mu gihe cyabyo. Ariko iyo ukuri kwaje, biravuga ngo ukuri tusohoyemo aba ariko tugenderamo. Iyo ukuri kuje, ubwo uko ari gusanzwe kuba gushaje. Ikibazo nuko mumugira umuhanuzi wa nyuma kandi sitararangira. Oya da. Hashobora kuzaza n'undi, nkuko umucyo ugenda ukura, hakaza n'undi, akaza n'undi mucyo wundi. Umva ko nariwe muhanuzi wa nyuma, niko ariko Bibiliya yivuga. Yavuga ngo Eliya naza azabanziriza kurimbuka ku isi, kuko bivuga ngo dore hazabi umuriro utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose ngo zibibi zose bazabibishingwe, abo muri zabatwika bashane kubiteka nyine ngabavuga, ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Ariko mwebwe abo bahizina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, muzakiragira nk'inyana zo mu kiraro. Dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya, umunsi witeka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo niwe uzagarura imitima y'abana kuyabasa. Niwe muhanuzi wenyine wa nyuma Bibiliya itubwiye, Eliya uzagarura kwa kwizera kw'abana kwa badata. Ubwo undi yabaje kumarikiza ko ngo agomba gukora kwizera kw'abana kwa base kandi kukaba kwagarutse, undi yabaje kuzana iki? Nta wundi rero. Aha, reka nkubaza. Kuko Bibiliya ntawe yateganije. Yes, kugira ngo tumenye ko ari Eliya. Eliya turamuzi, yari umuhanuzi ndetse ukora n'ibitangaza. Hanyuma tuzi yuko ijambo ry'Imana ryavuze kuri Yesu, uhereye kuri wa mwami w'i Salemu, nibyo yakoze na Yesu yaje kubikora. Mbwira ikimenyetso Eliya yakoze neza neza gisa n'icyo Branham yakoze, muhite muvuga ati kweli iki kimenyetso kiramuhamya. Ikimenyetso rero ndakomeza kujya iruhande rw'ibyo kumbwira kugira ngo abantu bari kutwumva bumve neza. Ntabwo ibimenyetso bijyanye n'ibitangaza ari byo burya biranga umukozi w'Imana, kuko twarangije kubona yuko Satani ajya abikora n'abigishwa b'inyuma babikora. Nubwo umukozi w'Imana nyawe abigira, ariko sibyo bishingirwaho. Icyo twashingiyeho cya mbere twita Branham ko ari we ufite umwuka wa Eliya, nuko yagaruye inyigisho y'intumwa amadini atagiraga. Twabibonye batizwe mu izina rya Yesu Kristo, ubumana bwa Yesu Kristo n'ibindi byinshi uko intumwa zigishaga, niwe wenyine wabigaruye. Turebye muri Bibiliya uko bivuga, dusanga ijana ku ijana nuko bimeze. Dusanga Bibiliya yahaniye ko ariko bizagenda. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Yego. Icya kabiri rero, nk'umuhanuzi w'Imana, imbaraga zidasanzwe zaranze ubuzima bwe. Yagiye agira amayerekwa, yagendaga avuga kandi agasohora yose, kuko Bibiliya yavuga ngo ikimenyetso ni uko umuhanuzi navuga ikintu cyangwa umurosi kikaba. Ibyo byarabaye, wenda twajya muri detaye uramutse ushatse ko tubiganira cyangwa mu yindi video uzifuza ko dukora. Icya kabiri, hari ibimenyetso bitangaza byaranze umurimo we. Hari abapfuye bazutse mu materaniro ye, habaga harimo abantu bapfuye bazutse baje gusenga. Harimo birahari munyine kuri YouTube mwabyandikemo Branham, imirimo ye murabisangamo. Ntago ari byingewe ubivuga nyine, birazwi. Hari abapfuye bazutse baga mu materaniro ye. Abaganga barabasinyiye bagera kuri 5 batandukanye. Za kansa zakize mu gihe cy'intu ushaka kuzibara. Ibyo ntago byasaba kubwiriza muri Diriba muri Afrika y'Epfo. Yego. Hari igiterane cyabaye Meya Sidine wari uhari. Habaye ibitangaza barabibaruye bigera muri 250. Ibitangaza bidasanzwe. Ku buryo amadini yahise akora igiterane, yahise akora ishyirahamwe avuga ati uyu muntu utunguye kumwakira ahangaha. Ntago twagomba gukora nk'amadini. Bahita bamuza kujya kuhagaruka. Kuko yabwirizaga inyigisho akagaragaza imbaraga z'Imana, bigatuma kuko icyo gihe hizeye abantu 10,000. Kubera ko amadini rimwe anyuranya no gukora ku mwuka w'Imana.
uko kuriye gutangiye kuza kunyuranyije n'amahame y'idini, idini rirahaguruka rigakora garde-fou, kubaka igikuta kugira ngo barengere amahame yabo. Ariko Branham niwe waje agwiza ubutumwa bw'intumwa kandi ibitangaza bidasanzwe byabaye. Harimo abapfuye bazutse, harimo za kansa zakize udashobora kubara, impumyi zahumutse, ibimuga byagiye, bifa amatwi byumvise, ibitangaza bidasanzwe byaranze umurimo we ntawe wabirondora. Ibyo bitangaza amahereko yagiye asohora no kugarura abantu ku ijambo ry'Imana, agahishura n'ibihishwe by'ubwiru bwa Bibiliya. Nibyo bihamya yuko ari we wari ufite umwuka wa Eliya wakoreyemo muri iyi minsi yacu ya nyuma ngo agarure kwizera kw'abana uko bazi. Nta wundi muri iki kinyazina bigeze ubiranga. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Imana ibahe umugisha. Amen. Aho dusengere dusoze naho butaha. Murakoze. Kadusema Imana. Turagushimye mwami wacu Yesu, Mana ushobora byose. Turagushima ko wadukijije, watohereje ubutumwa muri iyi minsi yacu nyuma bw'agakiza, butwuzuza umwuka wera, no kurushimwe kandi uhabwa icyubahiro. Rero mwami dusabiye umugisha kameramane waje kugira ngo tubashe gufatira ijambo, dusabiye ndetse n'abashobora kuzaryumva, abo rishobora gukiriza umutima mu izina rya Yesu Kristo, ubuntu bwakomeze kubana nabo, ruzaherekeze data buje ikibwiriza kugira ngo abazacyumva bazagendererwe nawe kandi bagire inyota n'inzara by'ubwami bwawe. Urakoze mwami, dusenze twizeye ko byumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.